Kiss. Breakfast with the stars. Yeah. Breakfast with the Stars. Kiss. Kiss. Kiss FM. Kiss. 102.3 Kiss FM, Kigali's #1 hit music station. Good morning, my people out there. Call him the Yago bad boy Shatakula believer, champion, most conclavely, the teacher, the preacher, conductor, vibrator. Mr. Dreams. The most unusual guy. Hey. Oh, Jewe ntabwo nabivuga nkuko yabyivugira. I wish you ko we ari we wabyivugira kuko ari hano. Yago. Very know my people out there. You them call me a good bad boy Shatakula believer, champion, most conqueror for real, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza, a #1 rapid test boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top shatter #1 baddest. Yago Ponda. No, you won't see. Yago, karibu kuri Kiss FM, karibu home, finally. Thank you so much for having me. Thank you so much for giving me a warm welcome. I'm very glad and I'm very happy to be with you guys because sometimes I follow you and I like and I love your program. Thank you. Yeah, Merci. so I'm very glad to be here. Actually, ni bimwe mu byo navuga ngo amadari sinigeze nikoza nimbari n'umuremurera iyo madorari mutibe wa mucyaruri so funny amadari sinigeze nikoza nimbari n'umuremurera iyo madorari na kuko umugambi w'Imana suwejo suwejo. Hey. Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready? Yes, we are ready. Wamaze kubyumva rero ko turi kumwe na Yago Pondat. Amazina ye nyayo ni Nyarwaya Innocent. Nyarwaya Innocent. Ese Yago bivuze iki? Yago ni izina niswe niga nko mu mwaka wa kangahera wa kabiri secondary, I think so. Numujene Yago rero bisobana secret. Sa Japan name bisobana secret. Ibanga. Yego. Ukuntu natekereje numvaga warabwiye umubyeyi wawe ati ngewe rero urumva mvuye Tabagwe ngiye kujya Kigali ngiye gushaka amafaranga ndebe yuko nanjye kabisa ibintu byazafata ati ya go go bagere Kigali ati witwa nde Yago bisobanuye ibanga kuki yaguhaye ako kazina kenshi umuntu bamuhizina bitewe kamwita kazungu se n'inzobe bakamwita mwara uko yirabura se cyangwa inzobe nyine akenshi bagendera kuri character yawe kuki yaguhaye ako kazina niba yarabikubwiye ni he was my guy. Mama mvuga ngo he was my guy, very very close guy. Ntabwo akiriho so mu buryo bwo kumwubaha kubera ko he was one of the best, my close friend. Igihe cyarageze we ahitamo kugenda aransiga, so anyita iryo zina rero yari Yago Nyarwaya Innocent yakwakunda abantu bahinaga amazina. So ngewe ndavuga yo let me continue with the Yago. Nuko nguko nyine yaje kumbwira ati nyuma kuko twarakomeje twiganye primary twigana secondary tukahabwa ikigo kimwe twese tukagira amanota ajya kungana, twize O level ku kigo kimwe, A level naho twiga ku kigo kimwe, baduha section imwe, twiga muri classe imwe, turangiza umwaka umwe n'ubundi. So igihe kiragera barataha, nyuma rero yaje kumbwira ati yo mu gihe cyose twamaranye you didn't betray me. So niyo mpamvu ni iri zina kabisa yaje kumbwira ko ariho byaturutse, arambwira ati yo uzarikomeze tu. Akenshi kubura umuntu nk'uwo kuko ndi kumva ni nkaho birenze no kuba ari umuntu mwiganye n'umuvandimwe. Kenshi kubura umuntu twaturukaga no mu gace kamwe Tabagwe. kubura umuntu nk'uwo akenshi kugira ngo umuntu abyakire biragorana. Utekereza ko byakwafekse gute? Ese ubicamo ute? Wabiciye mute? Hari ibice by'imibiri kamvuga gutya, ibice by'imibiri yacu bijya bigenda
tugasigara nyine abantu batubona tuganira nabo turirimba dukora ibiganiro ariko hari ibice abantu bagiye batwara hari igihe umuntu apfa kumva arakujyanye so kubicamo ni uko igihe nyine ni igihe usenga Imana ukavuga yo aragiye ntago nzi uko ngiye bizagenda ariko uko byamera kose nanjye nzagenda bigatuma nyine wiyambaza Imana ukavuga igihe cyose nikigera nkagenda Imana nabwo izaba yabishimye kuko biri mu bintu byangoye cyane hari nk'abantu mba naragiye mbura ngiye mu buzima bwanjye n'uyu munsi mba nyifata umwanya wo kubaha ibyo bakoze mu buzima bwanjye wo kubaha ibyo bavuze nkeka ko nta muntu utagira uwo muntu uko turi hano sinabibaza Andi sinabibaza Isheja sinabibaza Rusina ariko uko turi hano hari umuntu twese nta muntu ubura uwo muntu nta muntu ubura umuntu ugenda akumva aramujyanye rero ngiye kubicamo no gusenga nta kindi kintu navuga nta bundi buhanga nta bundi buryo mfite burenze kwiyambaza Imana ngasenga hanyuma nabona Imana hari ukuntu igenda ibyoroshya umuntu akagenda nyine akira ibikomere bimwe na bimwe uretse ko nyine hari igikomere kidakira nkeka ko mu byumva hari igikomere kidakira ubana nacyo kugeza igihe kugira ngo nawe ugendeye uvuze kwiyambaza Imana ufata umwanya ukajya ku rusengero uri umuntu usenga mu buhe buryo Yago ngewe rero no mu mazina yanjye harimo ahantu uvuga ngo believer I'm a true believer I believe in God I believe in the Holy Spirit and I believe in Jesus amen ariko image cyangwa uko ngaragara inshuro nyinshi ntabwo abantu baba bumva believeness yanjye ariko njye I believe in God nizera Imana biruta kujya mu rusengero nizera Imana biruta kujya ahantu kwereka abantu ko bagiye gusenga nizera Imana biruta gupostinga amasengesho ariko nkahimukira umuntu nizera Imana biruta gupostinga ama quotes arimo Imana ndetse no kuvuga Imana ariko bwacya nkakugirira ishyari nkaba numva nanagukora ku ntebe wicayeho nizera Imana biri beyond ibyo abantu batekereza bitewe n'ama image abantu baha umwizera Imana bitewe n'ama image bamo kuko yagiye gusenga kuko yambaye birebire kuko yiyogoshesha gutya kuko bagahita bavuga ngo uyu nguyu azi Imana so rero ngiye nizera Imana biri beyond ntabwo ngira igihe cyanjye ntabwo ari ngombwa kubivuga wenda hano kuri micro za Kiss FM ariko ngira igihe cyo gusabana n'Imana nkayitura ibibazo byanjye kuko mba numva nta wundi muntu wo kubwira nkayibwira kandi rwose ntago igintenguha icyo nyikundira niyo itansubije ntabwo imvuga irandeka ikandekera muri iyo space igihe cyagera yansubiza nkabyibuka ko nigize kuyisaba nkayishimira hari umwanya ngira rero hari umwanya ngira wanjye n'Imana bitandukanye nuko abantu babitekereza yego uvuze kuri icyo kintu uti nitansubije ntabwo imvuga waruvuze n'icyo kintu cyo kuvuga uti abantu guhemuka n'ikintu ujya rimwe na rimwe unakunda kugarukaho muri tweets zawe mu biganiro byawe ubuvugira muri rusange cyangwa personally hari ibintu ubizi ko nyine hari abantu bakurwanya runaka of course ngewe ntabwo ndi wa muntu uzi kubeshya amarangamutima ye Isheja namubeshya Andi namubeshya Rusine namubeshya ariko ngewe kwibeshya no kwiyica yego so rero kimwe mu bintu nananiwe guhunga ni amarangamutima yanjye kimwe mu bintu nananiwe kubaho intwari ni amarangamutima yanjye ubwo umuntu wese urimo kutwumva ujya ushobora kurwana n'amarangamutima yakashobora ni intwari cyane rero ngewe ibintu mba mvuga nkunda kuvuga ubuzima ngewe ndimo kubamo muri icyo gihe yego ntago nkunda gufekinga ubuzima kuko nasanze ubuzima narabuhawe ntago nabwihaye so do I have to fake it I don't have I should live like yo I'm living the life that I have given kuko ntabwo nigize mbwiha narabuhawe so nirinda kubufakinga rero inshuro nyinshi iyo ndimo kuvuga ibyo bintu suko abantu batabibona abantu barabibona ahubwo iteka kubera ko muri no minsi abantu babaye heartless when you speak out hari bahita babyita andi mazina yego when you express your feelings bahita babiha andi mazina kandi bakabiha amazina mabi kugira ngo bakomeze gahunda batangiye ikintu rero nyine n'ubundi nugusenga kuko ntabwo turwana n'ibyo tubona gusa hari n'igihe turwana n'ibyo tutabona bituma nge nisengereho nkavuga niyo bingibi ntago byaho turacyari kumwe na Yago Pondat nicyo watubwira kuri naremeye mbere yuko tuyumva indirimbo nziza cyane yawe na Bushari I don't wanna be nk'abandi wambwiraga
batamenye ikirezi bambaye bakiruka. Girl, you change my emotions, naranyuzwe primaze tu. Umutima urabibasha naremeye primaze tu. Nicyo nayivuga. Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready? Already turi kumwe na Yago Pondat. Hanyuma ya ejo munahoze mbona one of the videos uri kumwe na Pato Ranking. Uramwegera hari ibintu wamubwiraga iki? Ewana. Cyangwa mwaganiriye iki? Burangiwe rero. Abantu barimo kumva Kiss FM kano kanya bamenye ko ndi umunyeshuri. Ndimo ndiga, ndashaka kwiga kandi nkigira kuri bakuru banjye. Kubera ko nta gitabo mu bitabo by'amategeko nta hantu hari itegeko rihana umuntu wize akigira kuri bakuru be cyangwa se kubamubanjirije. Rero ngewe ndi umunyeshuri kuba nahura na Pato kuri nge is a very great privilege kuko ndamwumva numva umuziki we ndawumva kandi ndawukunda. So nkuko nabwiye ngo I don't fake life, nari mfite kugenda nkameka sure ko murane nkamubwa yo man I love your music anytime any chance. Anytime any chance kuko ngewe iyo nkunda umuntu cyangwa nkunda umuziki we ikintu cyonyine ashobora kunkorera nuko wenda dushaka kuririmbana. So naragiye mbonana nawe mba connected na management team ye. Ubwo Imana izemera iminsi iri imbere nicyo muzabona. Gusa ngira namubwiraga ko numva imiziki ye kiragihe. Ndabyibuka ko muri club twatimo banakinnye indirimbo yanjye mbona agize reaction akavideo na post nze ngira ngo abantu barakabonye. Indirimbo yitwa Vis-a-vis, indirimbo imaze iminsi 7 igiye hanze. Mbona akoze reaction ndavuga wow, that's good. He can move. If he can move, he can even sing. Man, hari ikintu cyitwa ngo mbatemo. Like uzora indirimbo nyinshi kabisa. Ndashaka kumenya zira ndirimbo wari umaze igihe uzibitse cyangwa everyday now uri kujya muri studio cyane kurusha uko ukora show zawe? Ewana, rero burangiyewe ndi wa muntu udakunda ntago njya nyurwa, sinjya nshirayo ngo numve ngo ndahaze ngo birahagije. Narikodinze indirimbo 16 mu kwezi kumwe. Indirimbo 16 mu kwezi kumwe. Kuko ngubu album yanjye ya kabiri ndimo ndakora kuri album yanjye ya mbere yararangiye yongeye kugira nshinga mu kwezi kwa 12 tariki 22 Camp Kigali. Mbona no gutumira abanyarwanda bazaze banshyigikire. Narikoze indirimbo 16 ndesida ko Suwejo album igomba kujya indirimbo 16 zonyine. Nuvuga ngo album ya kabiri nayo iri hafi kurangira. Wow. So album ya kabiri iri indirimbo zingahe? Album ya kabiri igomba kuzaba yiganjeho amakolabo cyane. Ubu ngubu tuvuganisha kuba imaze ku recording nk'indirimbo zigera nko mu 8. Nayigiye kuzura ahubwo dutangiriye gatatu. Kandi turi gutegura launch ya mbere. Urumva urwego ibintu biba biriho. Ariko se Yago njye nibaza journey yawe. Uri umunyamakuru kuri television. Tubona YouTube channel ya Yago. Noneho Yago nk'umuhanzi indirimbo ya mbere bantu babanza kugira ngo wenda ni haragaciyemo You are not joking. Turabatamo. Iyo transition, izo transitions zagiye ziba gute uva hano ujya muri iki ni ibintu wari waraplaninze cyangwa se byagenze bite? Ndi umuntu ukunda kwicara nkavuga ngo ariko ibi bintu kubera iki ntabikora. So ngende umuntu I was born like I will make music. I will make my own music. But it was like a matter of time. It was a matter of time. Ntabwo navuga ngo kiragihe ndi mu biganiro nkaba andi twahuriraga mu biganiro twararirimbaga. Ukumva abantu baravuga yo Yago wadusora akaririmba. I've always rooted for Yago. I mean bro, like ukuntu ari mu bantu bambwiye ndabika ni hari muri 2017 na 10 naririza nk'indirimbo. Arigiye yoreza aka voice note kuri WhatsApp. Ngo nari kuyijamming amwe none bro urabura iki? Then this is man. So ni igihe kiba kigeze ngewe ndi wa muntu wabonye kamvuge ko ari Imana yabimfashijemo. Ifungura ijisho ryanjye, ifungura umutima wanjye, ifungura ubwenge bwanjye, mbona ko nta muntu uzabimfasha bitewe nuko mbishaka kubikora. Ndavuga ni yo reka nje mu bindi bintu kugira ngo nshake
Dari. amafaranga yo kuzabishora uko mbyumva Yeah. nta muntu mpagaze ejo ngambwire ngo sohora indirimbo mu kwezi kumwe sohora indirimbo Yego. imwe cyangwa mu mwaka sohora indirimbo ebyiri gusa Yego. ndavuga noneho reka ninjire muri mass communication kubera ko mass communication nari ikoraga Saint Aloys aho narangirije nari umunyamakuru mwiza twe dufite radio hari iracyahari yitwa Vision Radio shimire cyane Frere Camille umuyobozi nabonye yaramaze no kuruhuka bamaze kumuha ikiruhuko rwose Yego. tumushimire cyane abantu banyize Saint Aloys barabizi icyo gihe rero nabaye ndabyibuka niga mu mwaka wa 4 njye mu wa 5 nawe umunyamakuru mwiza w'ikiganiro mbo umunyamakuru wahize abandi nyine urumva icyo gihe narabikoraga so ndangije segonda ndavuga yo reka mbikomeze ndebe ko byazama platform ariko bikanama noneho n'amafaranga yo gushora muri wa muziki nakundaga kuko no mu rugo ubwabo ntago bari bashyigikiye umuziki wanjye ntago babyumvaga bumvaga barambwiraga turashaka ko uba umukinnyi wa football Yego. kuko nabanaga na mukuru wanjye hano i Kigali ko buri gihe urabizi se kuri cya giti niko kuri cya giti ibyo bintu by'imiziki ni ibiki Kapfa muri ibyo bintu by'imiziki. ako shaba byanze kuva kera namwe bamwe reka mu byange pe None se umupira bakubonanaga mu impano nyine. agapira bana naragakinaga fresh kuko mukuru wanjye yakinaga umupira akifuza ko nakora nk'ibyo ngira ngo yakundaga nawe ariko icyari kindimo ngiye numvaga nkunze umuziki numvaga nzakora umuziki so ubu ngubu uri mu nzira yawe of course niyo mpamvu ntajya nita kuri people's opinions cause Yeah. you can die young when your focus is on people's opinion but sometimes you should focus on your future on your purpose. what you need on your purpose kuri Instagram yawe nahoze mbona hari post 25 ibiganiro byose wakoraga it seems like ntago bikiriho is it now umuntu mushya ni Yago mushyashya utazongera kugaragara mu biganiro bye cyangwa this time you are two people ibiganiro nzabibatamo n'ubu ndi mu kiganiro nubwo n'iki nta kino kiganiro atari ikiganiro n'ikiganiro ni ukuvuga ngo abantu barimo baribaza ngo Yago wamenyekanye muri YouTube Yego. Yago wamenyekanye mu biganiro Yago twakundiye mu biganiro Yego. kuki se mutanankundira mu muziki niba koko mwarankunze ikibazo cy'amatsiko entre parenthèse niba mwarakunze Yago wo mu muziki ko Yago atambaye mask noneho ko Yago arimo aranyuza message mu kintu bita music kuki se mutamushyigikira muri iyo jani yindi nkuko yabahaye ibyishimo muri ya jani yo YouTube akabashimisha byibuze imyaka 3 namwe byibuze ni mu mushyigikire umwaka umwe cyangwa ibiri kubera ko hari ibiganiro nakoze iminsi yashize nsobanura abanyarwanda ariko nabonye ko hari abatarabyumvise hari umuntu wanditse muri comment avuga ngo mumumbarize niba tuzongera gukora ibiganiro Yago TV show ya 2020 ntabwo ariyo Yago TV show ya 2024 nshaka nta nubwo ariyo Yago TV show ya 2025 mu gihe nzaba nkiriho nkuko Sandrine Sheja hari radio yakozeho agitangira umwuga w'itangazamakuru ariko uyu munsi akaba ari muri Kiss FM Yego. nkuko andi bumuntu hari aho yavuye uyu munsi akaba yicaye muri Kiss FM nkuko Rusina yarawe hari ibiro yari afite yes you get tangira ubu ngo bakaba So, ingana n'ibiro yari afite icyo gihe ubwayo urumva so ndashaka kuzana Yago ivuguruye Yago TV show ivuguruye abantu babyumve neza turifuza kubaka studio reka basimbyerure noneho kuko naciye amarenga mbone ntibabyumvise turifuza kugira fixed studio ya Yago TV show nkuko twicana muri Kiss FM tukagira Yago TV show tukaza tukicara gutya tukakira Sandrine tukakira Ndibu umuntu tukakira na Rusine at the same time tukababaza ngo ikiganiro cyanyu ubundi mugitegura gute yego you get ntago ibyo bintu ntago icyo kibazo wakibaza wicaje umuntu munsi y'igiti nka 2020 wakibaza wicaje umuntu kunzu kuri bariko wakibaza kamem turakura umuntu akava mu cyiciro kimwe akajya mu kindi so abanyarwanda banyumve neza ntabwo naretse ibiganiro byo kureka ibiganiro ahubwo nuko nshaka kuvugurura Yago TV show ikagaruka ivuguruye ariko ifite ubundi buryo noneho bufatika burambye reka mvuge gutyo burambye kugira ngo dukore ibintu noneho biri ku rwego mpuzamahanga bakwishimira kubona David aje muri studio za Yago TV show nkuko yaza hano muri Kiss FM bakwishimira kubona Wizkid Medi the Ben andi bumuntu kubona minister ukomeye yicaye muri Yago TV show arimo kuvuga ati
tugeze kuri ibi tumaze kugera kuri ibi kuruta murabona igihe imvura imeze nabi ibyo biganiro n'inzozi nyazo si swing. Yeah. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready? 102.3 Kiss FM, Kigali's #1 hit music station. Saa 3:35 turacyari kumwe na Yago Pondati hano rwose yahageze afite n'igitaramo giteye gute ko hariho coming soon, ariko sinzi niba hari icyo watubwiraho kirenza amakuru twiboneye. Yes, hata hano hagiye kumenyekana amakuru batigeze bumva. Yeah. Hatagize igihinduka ku munsi wo kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri dushobora gusohora urutonde rw'abahanzi bazadushyigikira baba bo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nibyo turimo gukoraho cyane. Hanyuma kubijyanye n'amatike n'ubundi bitarenze kuwa kabiri abantu bazaba bamaze kumenya aho bashobora kugurira amatike yo kwinjira muri Suwejo album launch. Izaba tariki 22 z'ukwezi kwa 12. Ni mbere ho gatoya mbere yuko akana Yezu kavuka minsi 3 gusa. Muzaze turirimbane umugambi w'Imana, turirimbane iby'Imana dukore mu mwaka wose guhera mu kwa mbere. Tuba twarasenze inshuro nyinshi abantu basenga tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere cyangwa se bagasenga 3 cyangwa 30 kwa kundi ya tariki ya nyuma y'ukwezi kwa 12 duhita twataka tariki ya mbere muri new year new me. Inshuro nyinshi abantu baba bari mu rusengero cyangwa se bari imbere y'Imana. So nk'uko uba warasenze ukavuga ngo man uzandinde uyu mwaka, muze twiririmbire, muze turirimbane ku mugambi w'Imana ku buzima bwacu utigeze uhagarara. Niyo mpamvu album yitwa Suwejo. Hanyuma izindi information rwose iyo minsi mbahaye turimo turabikoraho cyane, kandi nkeka ko team turi kumwe abarimo kumfasha ababiri hafi, nkeka ko muri iyo minsi information zose zizaba ziri hanze abantu bazizwi. And of course ahangaha kuri Kiss FM hari umuco wuko the listeners bacu bagomba kumenya kantu kaba kataravuzwe. Who is like one artist wadusangiza uzaba uri mu gitaramo? Maybe one artist. Apana bose ariko one artist. For sure. Ibinyamakuru byose biba biri kumva birahita bibyandika byose mu Rwanda cyangwa it depends. Okay, hanze y'u Rwanda. Umwe mu bahanzi bazaba bari muri Suwejo album launch for the first time. Kubitangaza kuri Kiss FM. Big time. Mwakinnye indirimbo ye narindi hariya ndimo kumva mwakinnye indirimbo ye ari kumwe na Bruce Melody ndetse na Uncle Austin. Ubwo murahita mumenya uwo ari we. Who's that? Double J. Yitwa Double J. All the way from Burundu. Cool. Menya n'ubwa mbere azaba agiye guperforminga live. Yeah. Kabisa. Yaraje ariko performance menya muri concert ya big event. Rero kuri no nshuro bibaye ngombwa ko nyine nkamenera hano. Barabinsabye umwe mu bahanzi bazaba bari muri Suwejo album launch harimo umusore witwa Double J from Burundi. N'abagenzi be ntari bubabwire bamaze gukonfirma ko bagomba kuza kudushyigikira. Harimo n'abandi bahanzi kuva mu gihugu cya Uganda bazaza kunshyigikira. Bo baracyari kamvuge ko bakiri agaseke gapfundikiye, ariko liste nisohoka bazababonaho abazaba bamaze. What should we expect kuri Yago? Right, you know, akenshi tubona umuntu wa performing, turabona Yago wo muri video ziwe hari ukuntu abatuje ari kumwe uwo ari kuririmbira, you know, chill, good vibe. But then Yago wa show tumwitegeho iki? Bro biramurenze. Iyo ni concert yawe ya mbere ugiye nabwo bwa mbere nzaba ngiye guperforminga by the way. Nta hantu namwe ndaperforminga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nta hantu namwe ndaperforminga uretse kuba nasohoka ahantu muri club bakanyakira jaminga, ariko nta hantu namwe ndaperforminga full live ngo mvuge ngo yo uzaba full live. Yeah. Andi ngenda shaka niyo mpamvu nababwiye ngo nishimiye kwakirwa muri kino kiganiro. Biba binakomeye kwakirwa n'umunyamuziki nka Andy. Ngewe I appreciate and I respect your work. Respect, brother. Reka mbivugire hano. Naguhaye indabyo zawe ngewe kabisa naraziguhaye my guy. Naziguhe na mbere cyane. Ngewe
nababwiye ngo I don't fake it. One love. I don't fake One it, love. I make it real. So guhostingwa n'umuntu nkawe w'umunyamuziki hari n'igihe umuntu abura ibyo avuga se uyu muntu ndaririmba se dabi. So rero ikintu people should expect more fire. I used to say more fire, big energy. Please expect big energy, Because this is the most unusual guy. If I say big energy, yo, brother, my brother, big energy, nta bintu byinshi shaka kuvuga. Umuntu uzaza muri concert yanjye kimwe mu bintu azatahana inkuru yo kuvuga. Yego. All right. Well, hari abantu benshi bajya batubwira witwa Vyizigiro Innocent ari Burundu baritirano. Ati nkunda cyane Yago ewana akomerezeho nkunze carrière yiwe kandi courage my brother. Merci beaucoup. Undi ati morning Kiss FM ati kabisa mudusurize Yago kabisa turamukunda ama emoji y'umuriro ikiyumva ati gusa nanitwa Yago babimwise ari uko ari muto igara rito. Nyama Yago nabwo hewe niyo mugabo je Poli hewe bavuga nyama Yago se ko bavuga nyama Yargo. urumva mu Kirundi nyine ari byo biba nyama Yago. Undi aratubwira ati muraho nkora mutima mutuvura bimwe mu bikomere ku inama zanyu ati musurize Yago cyane ati ndamukunda noneho byandika mu cyapa no kuvuga ari no gusakuza ahubwo byumvikane. Mega bless you. Ndamukunda. Mega bless you. Ati ndamukunda pe nkunda ibyo akora ibiganiro ubwitange bwe n'ibindi. Imana ikomeze imwagurira imbago impande zose nawe imwagure. Reka twumve Suwejo n'indirimbo bakubajeho byinshi, indirimbo wavuzeho byinshi cyane, from Tabagwe to KGL bro. Ntabwo umuntu ashobora kumva urwo rugendo uretse wowe ubwawe. When you look at yourself now Yago, watangiye ufite televiziyo ukoraho and then ugatangira ikiganiro cyawe kikaba kimwe mu biganiro byakunzwe cyane na n'ubu ngubu bigikunzwe by the way. And then in this moment wabaye umuhanzi unarusha n'indirimbo bamwe batangiye no kuririmba mbere yawe by the way, because you really produce a lot of songs. Now, how do you feel when urebye Yago wo kuva muri Tabagwe hariya unaduha ishusho y'uwo muyago wo muri Tabagwe kuko hari stories zo mu Gatsata bajya badutera hano zo mu Gitega bajya badutera Rusina ajya tubwira akaguha ishusho nyine y'ubwo buzima uwo yari we no wari wo. Andy, according to your question, when I see Yago today, I feel like God is great. God is great. When I see Yago of today, I feel like God is great. All the time. Because when inja ku cha Isheja Sandrine ni namateka n'urugendo buriya umuntu ngende hafi kuza imyaka 30. Uzaza ryari? Tariki 13 z'ukwa gatandatu. Next year. Next year. Ubwo ngiye mvuka. Urumva umuntu ubugiye kuza imyaka 30 ewana. Hari ibintu barahuye nabyo. Hari ibintu barahuye nabyo ko byamera kose. Niyo mpamvu hari ikiciro bavuyemo, hari n'ikindi kiciro bagiye kujyamo. So ngiye rero ndebye ubuzima nakuriyemo bwa Tabagwe. Nkageranya n'ubuzima uyu munsi ndimo cyangwa mbona God is great. Simply nta bintu byinshi byo kujyamo God is great kuko Imana yakoze ibitangaza ikora ibyananiye abantu mbibonesha amaso. So who am I to not thank Almighty Jah nkuko nabiririmbye muri Vizavi kuko umugambi w'Imana Suwejo na Suwejo. Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready? Yes, we are ready. Uracyari kumva Kiss FM, Kigali's #1 hit music station. Gahunda zose mva. Ubu ngubu turi muri Yago Pondat. Abantu bagiye bamwandikira hirya no hino. Hari muhoza watubwiye ati morning musurize Yago ndamukunda cyane ko afite n'indirimbo yitwa umuhoza. Yes. Undi yatubwiye ati umva uziko ntana numvise ko Suwejo arimo ko yavuye Tabagwe. Ese guteze urabona indirimbo bifite ubundi titles ebyiri yititwa Suwejo ari kwitwa Tabagwe none ntabwo yabyumvishe ariko tukiri kuri Suwejo by the way like nawuze numva akantu kavuga ngo
mama ntabwo nigeze nikoza imbari ujya kuva atabagwe wasize ubyemereye mama kutazigera unywa wapi ahubwo natandukanye nawe n'ubundi ntanywa inzoga abizi ko ndi umwe mu bana yarakwihanije se wapi gusa nagira ngo mubwire ko nubwo atigeze abimbuza ariko ngewe narabibonaga ko atabikunda kuko bakuru banjye se ngende bucura mu rugo bakuru banjye se mukuru wanyazaga yagasomye se nabonaga reaction ya mama bawo nubu ntago nge nigiraga kuri ntago nk'inzoga ngiye kuva navuga ntago ndanywa inzoga zivaye muzikuraye natural vibe my brother natural vibe brother Muri sombe zukuntu mba ndi timide hari umuntu tubashije ngo indirimbo yawe ukunda kurusha izindi mu ndirimbo zawe muzimaze gusohoka nakundaga Seswing ariko Seswing ya mbere wanditse Seswing niyo ndirimbo ya mbere numva nanditse ya mbere nahereyeho kabisa ndayikubita n'abajene bashyiraho akabo turayikubita ndayasa numva kagatuza nyine kabisa ku buryo uvuga uti ibi ni ibintu nkoze bive muri nge hari abantu benshi bazi ko Seswing irimo auto tune no ni voko zanjye zira ni voko zanjye hari ahantu nzamuka kabisa narahazamutse si ibintu byo kuvuga ngo na auto tune cyangwa kwa kundi kuzamuriho gato so ndayikunda rero ariko yamaze gusimburwa nitwa vis-a-vis so ufite indirimbo nshyashya yitwa vis-a-vis nicyo witubwiraho ni indirimbo y'ibyaberaga mu mutwe wanjye alright ndavuga nereka mbisangiza ariko abantu bankurikira ndebe reaction yabo ndaje njya muri studio mpita nkora indirimbo y'ibintu byaberaga mu mutwe wanjye kuko nari nimagine umuntu mwiza umuntu nzabana nawe umuntu nkunda umuntu nyubaha umuntu nanjye nkunda umuntu ndavuga yo iyi story se ubu nta kuntu nayubaka noneho kubera ko ntabwo mufite ntabwo nari nakamubonye noneho naravuze ni ntakubona vis-a-vis no gupfa nzapfa ntago mubwira ngo nzapfa by'umutomo kwa kundi umuhanzi atera umukobwa umutomo ahubwo kuko nabayeho if there is life there is death ahari ubuzima rega haba ari urupfu n'ahari urupfu haba you get uzare niyo umumama agiye kubyara aravunika cyane kuko abagiye gutanga ubuzima abagiye gutanga ubuzima niyo mpamvu aba barakavunika kuko agiye gutanga ubuzima hafi aho hari ukuntu cya satani kiba kiraho hafi kirekereje nacyo kivuga kiti gikanga so vis-a-vis rero ni ibyaberaga mu mutwe ndavuga yo reka mbiririmbe ndebe reaction njya Uganda kwa Nesim Pan Production dukora indirimbo yitwa vis-a-vis ubu ngubu iri hanze iravuga ngo Nina kubona vis-a-vis ngenzapfa usibye n'izuba n'imvura n'izagwa I wanna hold you right away icyo cenjagara I wanna hold you right away omeza marara it's like a movie every time I see you I do get goosebumps Jambonu Murika, everywhere you go I see the big men down. Are you the one in my hometown? A chance if I could hold you now, oh nah, yeah. Umumurize, basingwino umumurize, oh yeah. Umutimurarize, basingwino umureze, oh yeah. Nina kubona vis-a-vis ngenzapfa usibye n'izuba n'imvura n'izagwa I wanna hold you right away icyo cenjagara I wanna hold you right away